ndaje mama ndaje shenge wihokora amarira warise arahagije cyo ngwino najyaga nirya nkimara ngo ndebe ko nacyo wamburana baby sinakweretse imico mibi n'aba bandi bataye umuco nkagira ngo urabe nkundira byohe byo kajya ko nishungaga sibwo bukeye kabiri umbwira nakari murore nunkunda nunshaka nta rukundo ukimfitiye nagukundiye ukuri ntacyo guca uranga urananirana. bahaye ikaze iyi yitwa Kigali The Twilight Talks Entertainment. Ni channel n'ubundi igenda kugezaho ibiganiro byinshi biba bigiye bitandukanye cyane cyane byibanda ku makuru y'abastari ndetse tukavuga kuri showbiz nyarwanda n'ibindi bintu byinshi biri muri uwo mujyi ngira ngo muri kubyumva cyane. Ejo ku bantu bankurikiye mwabonye ko nagize amahirwe yo kwakira umustari Nyamabondo. Nimba utarabonye ikiganiro ujye munsi uri buze kuba ukibona. Nagiriye amahirwe yo kwakira n'undi mustari ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba utamuzi urava hano umumenye gusa ni umusore navuga ngo ufite impano idasanzwe ndetse ari buze kuba atwumvisha ku nganzo ye by'umwihariko muri buze kuba mwaryoherwa. Gusa mbere yuko ntangira reka abanze abibwire n'ubundi bijyanye n'ibyo akora byose turi buze kuba tubyumva. Ndishimwe abasharanga botarama n'abataramye nkakeshe nkera mu nganzo kari ndaganza abatazi ubutoza bwanjye bahari byabo bakangana. Izina ry'ubuhanzi nkaba nitwa Olivier West, iryo niryo zina niyise bitewe n'akazi, ariko amazina nyakuri nkaba nitwa Ishimwe Olivier. Gira ngo abashe kumva ukuntu atwibwira neza cyane bya gihanzi. Ahangaha ugahita usobanukirwa umuntu tuje kuba tuganira nawe muri uyu mwanya uwo ari we by'umwihariko bitewe n'ukuntu abashije kuvuga introduction yiwe. Ariko misengira amatsiko n'ubundi mu gihe wari uri kutwibwira mpita nibaza ibintu byinshi. Ni kenshi buri musizi wese dukunda kumubaza ahanini n'ubundi ugasanga ari kwivuga avuga ibintu byinshi nyine nk'uko bivuze ndetse bamwe muri twe tukabasha kuba twaba challenged. Ubundi bashije kuba nakubwira ngo ibyo bintu uvuze ubisubiremo wasubiramo nk'uko bivuze koko nyirizina. Burya inganzo ni ikintu kiba kikuru ku mutima ku buryo rwose no kukivuga wakivuga inshuro magana kandi udatebwa. Ukansuramo amagambo uvuze nk'uko n'ubundi wayavuze rwose mbandoga rwema nayasubiramo. Urumva ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Nyetegereza ko n'ibintu biba byaramutwaye igihe kugira ngo abashe kuba yahimba iyo introduction atangije. So nk'uko byumvikana neza ushobora kuba uri umusizi. Ese nicyo kintu cyonyine ukora cyangwa se nicyo abantu bose bashobora kuba bagukeneraho? Mu bisanzwe ubusizi nabwo ni imwe muri kariyeri yanjye, ariko ntabwo ari yonyine nkora kuko nkora ibintu byinshi. Ndi umusizi, nkaba umuririmbyi ndetse nkatarama mu bitaramo byinshi, nkora n'ibindi bisanzwe bitari ubuhanzi. Ngira ngo uri kubyumva neza. Ubaye uri umuntu ukeneye umuririmbyi mu bukwe bwawe, ubaye uri umuntu ushaka ko rwose agira umusanzu ukomeye mu bijyanye n'ubukwe bwawe, nimba wari waramubuze hano hari umuntu ushobora kuba yabigufashamo. Ngira ngo muri kubyumva neza. Ese wenda twihuse cyane twinjira mu kiganiro nyirizina, dore ko ahanini ngiye nkuzi nk'umuhanzi n'ubundi ukaba uri umwe mu basore navuga ngo bafite ijwi ryiza ridasanzwe, ugiye kuba udutaramira mu kanya gatoya. Ese wabanza ukatunyurizamo gakeya cyane rwose tukumva? Rwose ntago nakanga kubataramira kuko Imana yamaye impano ngo nge ntaramira abanyarwanda ndetse n'abandi banze y'igihugu. Kenshi rero ngiye gutarama nkunda kubura aho mpera kuko inganzo yanjye imaze kwaguka cyane ku buryo ibyo kuririmba bari byinshi cyane ndetse n'ibyo kuvuga. Reka bitewe n'uko mbona urubyiruko rwinshi rwose rudukurikira, nabanza nkabacishirizaho indirimbo. Ni indirimbo nkunda cyane nkora ku mutima yagisa cy'inganzo yitwa Uruyenzi. Ndabizi raza kubanyura. Nago wigeze umbona uko abandi bambona,
wabonye ibyiza byinshi biba muri njyewe kurusha ibi bihoma iby'abandi bafataga nk'ibyago byakubereye nk'umugisha kubera ngo nkunda baby wangumyeho abandi bantaye uranyiyegereza abandi bamuka nanjye sinzagutenguha nahise yakuvaho nzaguhora iruhande iyo ndebye uburyo nkunda njyewe birandenga nshaka inyiturano nkayibura nagutekereza ikiniga kikanyica ariko nzagukunda kugeza imvi zibaye uruyenzi kugeza imvi zibaye uruyenzi. Wow, ugira ngo mubashije kuba mwamwumva noneho ndizera ko muri kugenda musobanukirwa neza umutaramyi turi kumwe nawe ndetse nta nirungu rwose ahangaha muri buze kwibona neza ko nabazaniye umuntu wa nyawe uko nguko niko abashije kuba yinjira murumva ko ari byiza cyane. Ni umusore unavuga ngo umuhanga afite n'uburyo ki atwara ijwi rye. Ese ibi bintu warabyize? Mu by'ukuri navuga ko byombi byuvuze nibyo, ariko mbere na mbere iyi ni impano nakuranye mbere natangiye kuririmba nkiga mu mashuri yisumbuye nibwo inganzo yanjye rwose yavutse menya ko ndi umuntu ufite impano mu kuririmba, ariko burya ubumenyi nabwo bwunganira impano nagiye ngenda nigaho ubumenyi bujyanye no gucuranga ndetse no kuririmba. Uyu munsi ndabona waje utitwaje wenda gitari cyangwa se piano ngo ube waducurangira, ariko reka twizere ko ubutaha uzaza uyifite by'umwihariko kubera ko ndikumva uri umuntu uzi no kuba wacuranga, urumva ni ibintu by'umwihariko kuririmba ndetse no gucuranga ni ibintu bigendana. So gusa ikindi kibazo nagize cy'amatsiko kubera ko ndakubwiye ngo uturirimbire uhitamo kuririmba indirimbo ya Gisa Cyinganzo. Ese Gisa Cyinganzo umufata gute? Ni umuntu by'umwihariko ukura inspiration yawe cyangwa se tubwire by'umwihariko nimba ari we muntu ukura inspiration cyangwa se nimba hari undi nawe ukuraho iyo inspiration kugira ngo tube twamwumvaho byinshi bigiye bitandukanye? Mu by'ukuri Gisa Cyinganzo ni umuhanzi nkunda, ariko sinavuga ko ari wenyine nkunda kuko nkunda benshi. Gusa ngenda umufana w'indirimbo ntabwo nakuvuga ko ndi umufana w'umuhanzi. Iyo umuhanzi afite indirimbo nziza umva ndayikunze, nta kintu cyambuza kuyikunda igihe umuhanzi aririmba ibihangano byiza kandi bifite message. Ayo nguko. Ese ariko ikibazo nari ngoje ntabwo ari cyo nsubije nubwo menya utacyumvise neza. Nakubajije ngo ninde mu by'ukuri ubasha kuguha inspiration kugira ngo ube waryoherwa n'umuziki cyangwa se ube nyine waririmba nk'uko nguko ubikora? Mu by'ukuri umuntu nakuze numva nshaka ko naba nkawe, nakuze nkunda imiziki y'imahanga. Umuhanzi nakundaga rero yari Ed Sheeran. Ed Sheeran, wow. Ni umuhanzi navuga ngo w'umuhanga ndetse wubatse neza ku ruhando mpuzamahanga ndetse mu gihe gitoya cyane. Nibigaragaza ko by'umwihariko wakunze umuntu wa nyawe, kandi Ed Sheeran ni umuhanzi navuga ngo w'inararibonye. Ese hari akaririmbo ke byibuza wabuzi? Indirimbo byanze bikunze ntago wayibura. Ntago wayibura. Ufite indirimbo nyinshi by'umwihariko ukunda za Ed Sheeran ndetse unazi neza. Nkunda indirimbo yitwa Perfect, ndayikunda. Turirimbira akantu gatoya? Gatoya cyane. Ntabwo ndi kugusaba wenda birebire, akantu gato. I found the love for me, darling is by Paris, and a photo Mary, I found guy, beautiful and sweet. I never know you were the someone waiting for me. Yes. Wow, kira ngo muri kubyumva neza cyane. Ese ufite umukunzi? Umukunzi ndamufite. Iki ni ikibazo abantu benshi
bajya bakunda gutaruka iyo umuntu akibabaje jya umuririmbira. nkunda kumuririmbira rimwe na rimwe. Nimba ufite umukunzi by'umwihariko n'ubundi uba ugomba kumuririmbira kuko iyo ufite inganzo nk'iyo ntabwo wakishira birumvikana. Yego rwose. Iyo ubonye imikorere ye ukabona ibyo ari gukora by'umwihariko uba ugomba gukuraho inganzo. Ni nk'akahe karirimbo ujya ukunda kumuririmbira ku buryo n'aho ari hose ari kureba kino kiganiro ahita bireba nyine akakwibuka neza akibuka n'uburyo ki ujya umuririmbira yumve ko nako karirimbo kamutuye muri uyu mwanya turi kumwe. Hari indirimbo nkunda kuririmba, ikaba n'indirimbo yanjye, ni indirimbo nigeze kuririmba ko iyo ndirimbo ikaba ifitanye isano n'amateka yanjye. Indirimbo yawe wahimbye? Yego, yawe indirimbo yitwa Joli. Indirimbo yo nkunda kuyiririmba bitewe n'uko abazi iyo story arayikunda. Uraduha turirimbire wenda gatoya, ntabwo nabwo tugusaba byinshi cyane. Iwacu hari umwana mwiza, uwo mwana yitwaga Joli. Yari mwiza imbere n'inyuma, mu rusisiro na utarusi Joli. Yarankundaga nanjye nkamukunda, twarakundanaga na Joli. Oh baby Joli, oh Joli, Joli, oh Joli. Wow, ni ibintu byiza cyane. Urumva ko hari akaririmbo gafite message n'uwakumva rwose yahita yumva ko byibuza iyo ndirimbo ari nziza. Rero bamwita Joli? Oya, ntabwo ariko yitwa we. Ntabwo ariko yitwa, ariko iyo ndirimbo arayikunda cyane. So aho uri hose rero wowe umukunzi wa Olivier by'umwihariko aragusuhuza kandi aranagukunda cyane. Urumva ko kuririmba iyi ndirimbo nimba ujya uyumva ukibaza umuhanzi uwo ari we niye ku giti cye, wenda ashobora kuba yataranabigusobanura, ariko nimba yaranabikubwiye urumva ko agutekereza ahantu aba ari hose. So twihuse cyane n'ikiganiro cyacu, niyo mpamvu turi kwibanda ku bintu bijyanye n'indirimbo, tumuha umwanya akaririmba kubera ko ikiganiro cyacu n'ubundi kigamije kumvikanisha impano ya Olivier turi kumwe aha ngaha aka kanya, ku buryo n'uwamukenera wese ashobora kuba yamuvugisha, wenda ndaza gupiningana namba ze ku buryo umuntu waza kuba yamukenera yaza kumuhamagara nyine bakaba baganira buryo ki bashobora kumvikana ku bijyanye n'ibyo gupanga wenda ibijyanye n'ibitaramo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni umuhanga mu bijyanye no gucuranga, nubwo wenda nta gitari yigeze tuzanira, ariko ubutaha ndizera ko hano azaba ayifite kandi ndabizi neza ko muzabasha kuba mwanyurwa. Gusa ikijyanye no gucuranga cyo ntumushidikanyeho, wayo ukeneye umuntu wagucurangira mu birori byinshi bigiye bitandukanye, yaba anniversaire, yaba mu birori nyine bigiye bitandukanye, ngira muri kubyumva, ubukwe, ushobora kuba wamukenera, wafata nimero ze ukaba wamuvugisha. So twihuse wenda turi kugana no ku musozo y'igice cya mbere, kuko tugiye guhita twinjira mu gice cya kabiri, nkubaza ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'abahanzi n'abo ukunda. Gusa mbere y'uko dusoza, ushobora kuba waturirimbira akaririmbo ka nyuma cyangwa se nimba hari ikibazo wenda wifuza ko nawe tuba twakubaza, kuko hari nk'igihe umuntu tumubaza gusa ariko mu by'ukuri akaba ari kwibaza ku mutima ati kubera iki batari kumbaza iki ngiki, kubera iki batari kumbaza iki ngiki. Wenda nawe uraza kuba wakibaza cyangwa se ube watubwira n'ikindi kikuri ku mutima ushaka kuba wabwira abanyarwanda, ndetse n'iyo support bashobora kuba bagukeneraho. So ugiye kuturimbira akaririmbo ka nyuma, wenda nimba ari iyawe byaba byiza kurushaho, abaye ari n'iy'abandi nabwo nta kibazo, kugira ngo twinjire mu gice cya kabiri. Mbere y'uko twinjira abanza turirimbire twumve. Hari ikibazo mbere y'uko ndirimba, hari ikibazo utambajije ku bakunzi bakunda Olivier West, bamusanga hehe? Abakunzi rero bakunda Olivier West mwansanga kuri YouTube yanjye channel yitwa Olivier Munyabungo, wagenda ukareba ibihangano byanjye kuko nkora ibintu byinshi, ndabizi ko muzabikunda. Nahoze ndirimba rero indirimbo zigezweho, ariko nibagirwa umuco wacu, kandi umuco wacu burya agahugu katagira umuco karacika, ntago twawurenze ingoyi cyane. Ku bakunzi ba karahanyuze ntago nabo twabibagiwe,
reka kangire gutya mbajonjoreremo rwose ya ndirimbo iryoheye amatwi, ndetse ndabizi neza iraza kugukora ku mutima wowe udukurikiranye, ndetse wowe ukunda ibiganiro bica kuri cano uza kubona ngaha. So indirimbo ngiye kubaririmbira ni indirimbo nziza ndabizi iraza kubanyura. Nicaye ndeba hakurya y'iriya misozi ariyo yabaye urwibutso y'urukundo twakundanye. Ese mwarurarizwa n'iki we, ihorere mwiza wanjye. Ese mwarurarizwa n'iki we, ihorere mwiza wanjye. Ndaje mama, ndaje shenge wihokora, amarira warize arahagije, cyo ngwino. Wow. Ese iyo ndirimbo burya ibiyandi? Indirimbo ni ni ya orchestre yitwa Inono Stars. Wow, ni indirimbo nziza cyane. Urumva ko ni indirimbo irimo ubutumwa by'umwihariko bugenewe abakundana. Urumva ni indirimbo nziza cyane, nimba mukeneye ko azayikuririmbira indirimbo nk'igi mu bukwe cyangwa se mu birori bigiye bitandukanye, aho ufite umuntu ushaka kuyitora, guys, wahita umukenera, wahita umuhamagara kuri iyo nimero uri kureba aho ngaho munsi. So reka twihute mu gice cya kabiri, gusa mbere yuko tukinjiramo, sinzi niba hari ikintu kikuri ku mutima ushobora kuba wabwira abanyarwanda kugira ngo barusheho kuba bakumenya by'umwihariko. Ikintu nabwira abanyarwanda ni uko ndi umuhanzi ufite impano, kandi impano ikeneye ubufasha bwanyu. So kuba mwanshyigikira rwose ndababwiza ukuri ko ari umwanzuro muzima mwamufashe, kuko ndabizi neza ko mutazigera mwicuza kuba mwanashyigikiye impano yanjye. Oya, kuba ufite impano byo rwose, burya baravuga ngo nutemera ko urukwavu ruzi kwiruka burya ashobora no kwemera ko ruryoha. Kuba ufite impano byo ntabwo tubishidikanyaho, kuko ni ibintu buri wese ashobora guhita yumva, kuko ubashije kumva nk'indirimbo yakomeje kugenda aturirimbira n'uburyo ki atwara ijwi rye, biguhamiriza ko mu by'ukuri ari umuhanzi ufite impano, kandi koko binumvikana cyane. So wenda reka twirukanke tujye mu gice cya kabiri. Cya kabiri giteye gutya, ndagenda kubaza ku bahanzi babiri, umubwire uwo ukunda ndetse unambwire impamvu. Yego cyane. Kuko iyo uri umuhanzi, ndatekereza hano mu Rwanda dufite abahanzi benshi cyane, by'umwihariko harimo bamwe ukunda, kuko iyo uri umunyamuziki ukunda umuziki, niyo waba udakunda imiterere uko uwo muhanzi ateye, burya hari igihe agukoma akaririmbo gatoya ugahita ugakunda niyo waba utamukunda. Urumva nyine iyo uri umuhanzi ubasha kuba wagenzura ukumva ubuhanga uwo muhanzi yabashije gukoresha, ndetse bigatuma ukunda indirimbo ye. So reka twihute cyane ku ikubitiro, ndakubaza ku bihangange bibiri hano mu Rwanda dufite. Ubwo mvuze ibihangange uhita wumva abo ari bo. Ni abantu bamaze iminsi bari mu ntambara zidasanzwe, bari kurwana bavuga uti Sinige wa mbere, nyine ubona ari intambara yabuze ruca na buri wese, nibyo abashaka kumva uruhande runini rugizwe na audience nini. So reka tukubaze kuri Bruce Melody ndetse na Meddy, ufana monde? Kuri Bruce Melody na Meddy, mfana Meddy. Ufana Meddy. Ari Bruce Melody na The Ben? Bruce Melody na The Ben, mfana The Ben. Fana The Ben. Wow. Nubwo nabanje kuvuga wenda Bruce Melody na Meddy, hari ndashaka kuvuga The Ben, gusa hari ukuntu bajye bacalenginga cyane. So ndakubaza kuri The Ben, kuko mbwiye ko ufana The Ben. Kubera iki ukunda The Ben, ndetse unaduye facts zigaragara yuko koko mu by'ukuri kuri wowe ari we wa mbere? Mpamvu mfana The Ben, The Ben no umuhanzi nakuze mfana, kuko nkiri umwana na The Ben yari umuririmbyi mwiza cyane icyo gihe. Rero nakuze mufana, ibihangano byiza, ntiyacitse intege mu buhanzi bwe, akagenda hagira ikintu kiyongeraho mu bihangano bye, bikagenda bigira ireme. Rero byatumye umufana we w'inkoramutima. Umufana we w'inkoramutima. Ndakubaza ku bandi babiri, ndakubaza kuri Gisa cy'Inganzo ndetse na Soshomura. Gisa cy'Inganzo na Soshomura, mu by'ukuri bariya bose nkunda kubakurikirana ibihangano byabo, nkareba performance yabo. Ngendeye ku
ku bihangano by'umuntu cyangwa se ibihangano bifite ireme bimaze kurebwa na benshi, Soshomura yaba ariwo muntu mwiza, yaba afite ibihangano. ndakubaza ku giti cyawe, cyanjye iyo ngendeye ku mpano yabo, njye mfana Gisa cy'Inganzo. Fana Gisa cy'Inganzo kubera iki? Impamvu mfana Gisa cy'Inganzo, Gisa cy'Inganzo ni umuhanga mu kuririmba cyane cyane mu bintu bya live, kandi n'indirimbo ze ndazikunda. Hari indirimbo zifite message, ubuzima bwe nkunda kubukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, buramotiva ukuntu mbona nyine bunyispire. Urumva ko akunda Gisa cy'Inganzo. Hari abana baba bakiri kugenda bazamuka, cyangwa se navuga ngo abana batazi mu by'ukuri Gisa cy'Inganzo, bamenye ibihe yadukoreye cyangwa se ibyo yakoze muri biriya bihe bye. Ariko icyo nanjye navuga nuko Gisa cy'Inganzo afite impano, navuga ngo itavangiye, ni impano kabisa wumva ukumva n'umwimerere, n'umuhanzi navuga ngo umuhanga. So ubundi muntu ugiye kukubazaho, ndakubaza kuri Kevin Kade. Kevin Kade uramuzi? Ko cyane njya nkurikirana n'ibihangano bye. Ndetse ngubaze no kuri Kenny Solo. Kevin Kade na Kenny Solo. Nkunda Kenny Solo. Kenny Solo kubera iki? Impamvu nkunda Kenny Solo rero, nkunda uburyo aririmbamo, nkunda uburyo atwara mu ijwi, nkunda uburyo video ze ukora ibintu, ubwoko bw'indirimbo aririmba, ngenda zikunda, nkunda uburyo akoramo ibintu bye. Kenny Solo. Yego. Reka nkubaze noneho ku bakobwa, ari Ariel Ways ndetse na Bwiza. Njye nkunda Bwiza. Nkunda Bwiza kubera iki? Impamvu nkunda Bwiza, bose ni abahanga. Ntabwo mvuze wenda ko Ariel Ways ari umuswa mu buhanzi, nawe ni umuhanga cyane, ariko nyine hari umuntu wowe ukunda ku giti cyawe. Ibi ngibi si bivuze ngo wenda n'ibyo abantu bose duhuriyeho. Njye ku giti cyanjye nkunda Bwiza, nkurikije ubwoko bw'ibihangano bye, indirimbo aririmba, ngenda zikunda. Mbona nyine turimo guhuza mu murongo ndimo n'umurongo baririmbamo, mbona turi mu murongo. Guys, gaye nguko iyi ni Kigali The Twilight Talks Entertainment. Gusa umwanzi w'igihe n'amasaha, reka tube ducumbikiye ahangaha. Ndizera ko kandi wabashije kuba uryoherwa. Gusa tutarasoza, reka musabe aturirimbire akaririmbo ka nyuma kaduherekeza, kugira ngo nejo bundi tuzabe twongera kumutumira, ndetse akomeze ze no kudutaramira by'umwihariko, kuko nongera kumutumira no kuzadutaramira afite na gitari, nta kindi kintu kivangiyemo, aturirimbire rwose. So ndumva waturimbira akaririmbo ka nyuma kugira ngo tubashe kuba twasoza nyine neza. Kambahitiremo indirimbo, burya ngo ntabwo nakomeza kuririmba indirimbo z'abandi, reka nanjye naririmba indirimbo yanjye nacyo. Indirimbo yanjye kuririmba indirimbo yiswe Urw'umukunda. Urw'umukunda. Indirimbo nkunda kuririmba indirimbo zimwe na zimwe yagiye ziba ari ubuzima bwanjye bwite, cyangwa se ari kwitegereza sosiyete, nkareba ibintu bibaho nyine nkaba ari byo ndirimbo. Niko abanzi dukora kenshi, hagiye dusanga ari ibintu byacu ku giti cyacu, cyangwa se by'abandi, cyangwa se tubonye muri sosiyete. Ni indirimbo naririmbye y'ibintu bibaho. Najyaga nirya nkimara, ngo ndebe ko nacyo wamburana baby, sinakweretse imico mibi nk'aba bandi bataye umuco, nagira ngo urabe nkundira, byohe byo kajya ko nishungaga, siko bukeye kabiri, umbwira nakari murore, nunkunda nunshaka nta rukundo ukimfitiye, nagukundiye ukuri ntacyo guca, uranga urananirana, naguhaye ibyanjye byose gukunda nkunde, uranga urananirana, uranze urananiye, uranze urananiranye, uranze urananiye, uranze urananiranye.
Whoa, whoa, uranze urananiye, uranze urananiye. Wow, it's amazing. Nkubwiye ngo ufite impano ntabwo wabyumva, ufite impano kandi komerezaho. Gusa ndashaka kubona komenti z'abantu badukurikiye babashe kubona impano y'uyu musore kabisa, kandi niba ufite ikintu wamusapotingaho umuhamagaro ubimubwire kandi umubwire akomereza aho ngaho. So bamwita Olivier, gusa nuko igihe mbona kitubanye gitoya, ubundi twagakwiye rwose gutarama mpaka akaturirimba indirimbo nyinshi cyane. Ese nta ndirimbo nimwe ufite wigeze usohora ngo ujyane studio nyine ku buryo n'umuntu wamurangira aho yazisanga? Indirimbo ndayifite. Indirimbo yitwa Ni Jyewe Nawe. Izi zose turirimbiye ntago ziri muri studio? Zimwe na zimwe hari ziri muri studio, hari zitari muri studio, nabyo ariko ndimo gupanga ko mu minsi iri imbere nzazibagezaho abakunzi banjye rwose. None ko bagiye kuziba ababuzi nyine ziri muri studio zirahari, ikibura no kuzisohora, kandi buriya unit nk'abahanzi bari professional dusohoramo indirimbo zacu kandi zikabageraho mu gihe cya nyacyo. So ngayo nguko murakoze cyane, mwakoze kandi gufata umwanya wanyu mukadukurikira mpaka ikiganiro kirangiye. Ndabashimira cyane. Iyi bayita Kigali The Twirati Talks Entertainment. Ntugende udakanze subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro by'abatumirwa bose mba nakuzaniye. Reka tube ducumbikiye aha ngaha, murakoze cyane.